urabizi niko byagenze. Uko byagenze ibara umupfu, sindi umupfu, sindi n'umupfapfa. Kuko twaraye tuvuganye na Mpyisi uyu dusigaranye, erega nundi ntaho hagiye aturimo, ariko ubundi nyine nk'ibi bikwiye kuba kugira ngo tumuvuge cyane. Kuko buryo tuvuga izina ry'Imana kenshi iriba muri twe, imico yayo iba muri twe. Mpyisi we uraje uduturemo rero, ahubwo wari waranatinze niba ari ibyo, n'abatakuzi bakumenye ko abantu b'i Rwanda bakibaho. Hanyuma tubivuganye tujye ejo saa 5, dore aya masaha aranye mfite abarwayi, dore nawe ati mfite akazi. Mu gitondo nsanga yanyandikiye ubutumwa ngo yewe ngo ntiwirirwa ngo ararembye, ngo abaganga basabye ko nta muntu umugeraho. Siko wambwiye kubwira abapfumu rero no kwikoraho turazimura, ubwo bibaye atari byo waba ufite akaga. Hanyuma ndarekera mbwira injisho yanjye nti yewe ntabwo tukigiyeyo, ariko ubwo agahora ntota atari ko tugiye kureba Mpyisi. Ejo bundi uzi ko abana banjye bambwiye ngo none ko agiye tutamurebye kandi waratubwiraga ko arwaye da. Mpyisi we ubyumve rero, narwanye cyane kugira ngo nze ntuzanira abana bateruye ukabita amazina, none uragiye ariko ntugiye uturimo. N'umugira Imana arakuzi, na bene Imana arakuzi. Myari imfura yanjye intege zari zibaze kuba nke cyane, ariko Mpyisi yaraje mu mvura mbi y'umuzajoro, araza Mpyisi aza kwa RUTANGARWAMABOKO. Uko yagendaga sinabaga nabizi, hari gihe namubwiraga nti ndaza nkoherereze abahetsi bagutwa, ngo hoya bakahungu wowe batseje bundi urumva wari wageze igihe cyo kumpeka. Ntiyagirirwaga, Imana ntigirirwa, wayitura iki? Mpyisi araza anterurira abana abahesha imigisha. N'ubu imigisha se sinyifite, ubwo se nabura nte gutaramira Mpyisi we? Koko abantu bataramye RUTANGARWAMABOKO simpagire, sogokuruza ko yazantera nta kinteye rero, ahubwo amundamukirize pe, aturamukirize Kigeli. Igihe Kigeli yatangaga umwami Nyagasani, Mpyisi muzi ko ari we wagiye mu ruharo, si we ariko n'u Rwanda. Umbanjirije nyakubahwa ndagukeje kandi yabivuze, uyu munsi turizihiza umunsi w'intwari. Ntabwo ari twe tumushyira mu ntwari, ariko nta n'ikitubuza kuvuga ubutwari bwe mu muryango wacu wo kwa Mpyisi. Nimukomere Mpyisi amashyi y'ubutwari. Ndetse sinavuga ngo niba u Rwanda rwumva, kuko rurumva, Imana irumva, kandi tugira Imana y'u Rwanda, u Rwanda ari rwo rutumva. Rwose Mpyisi ashyizwe ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda, abantu b'imfura, abantu b'umutima, abantu bahesheje agaciro igihugu no mu bihe by'amage ntibagitatire. Mundo uzavuga u Rwanda rero y'u Rwanda, hazagira umuntu uhagarara ajore Mpyisi. Ajore Mpyisi ntabwo ndamubona, kandi ntiyagira uvugira mivumbi kumuvumba. Umuntu wabatukaga mukanga mukamukeza, mwabigoryi mwe mwakipotara ko kireba umunyamakuru buvuga amafuti, kandi akaba ari bo bajya kumureba buri munsi bashaka kumubaza. Gukomera ku muco, akaba umunyakuri, ntagira ikinyoma, kuva muzi ntagira ikinyoma, kandi iryo avuze arikomeraho. Abo nkabakunda cyane rero, kuko burya RUTANGARWAMABOKO sinjya mbona ariwe, sinjya mbona ariwe. Nuko nkaba niboneye Imana aho ngaho rero, nkagenda nkashengerera nkakuraho ibyo nkuraho. Yewe nimuzampe Bibiliya, narabyumvise bya Bibiliya ko turazirana. Ubwo abandi yabahaye Bibiliya, yewe yampaye igitabo cy'amateka cyitwa Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda. Ntabwo ari Bibiliya ubwo, ubwami bwera bw'u Rwanda rwa kera. Burakera se.
nureba urasangamo imihango n'imigenzo n'imiziririzo byacu byaturemye nicyo yampaye. N'uyu munsi rero nanjye Mpyisi we naje kugukeza umuco twahuriyeho, naje kugukeza amateka wanditse y'u Rwanda atazasibangana, kuko mu Kinyarwanda kirazira ko umubyeyi atangira ishyanga ari we yarabyanze. Warabivuze Mpyisi, narabikunze biriya, ati njyana ngo iwacu, hanyuma n'umugogo w'umwami yanga ko ushyingurwa ishyanga. Icyo kintu mwakongeye mukagikomera amashyi, kwiryo sha niyo riba ryariyongereye mu yandi twagize nayo atatworoheye. Mpyisi mugira ngo ni Mpyisi? Oya da. Maze kurangiza ubushakashatsi bwanjye kuri kirazira ze no gupfundika, kuko wavuga iyo bya Mpyisi ntiyabirangiza, nashatse guhinyuza kuko naburangije ntarahura na Mpyisi, namumenye nyuma. Noneho mubazi by'amazina uko yiswe Mpyisi, ngira ngo mpinyuze mbibwirwe n'umwiru. Ntariko sogoko nako sogokuruza nabimwitaga byombi. Sogokuru ubu yujuje imyaka 100, nkikabahiza ibizigira by'imfizi. Akaba imfura rero ya sogokuruza Rutangarwamaboko. Urumva sogokuruza yashaje afite 104, uyu ni 102, sogokuru afite 100. Urumva ko ndomugira amana cyane. Rwanda ruro cyafite abarame. Data kandi ni munyabarame. Ndamukije yambwiye ko andamukije data munyabarame ngo ni inshuti ya data. Ndomugira amana. Hebwo rero ndi n'igipfumu nka hinguka n'ahantu hatari inshuti za data, naba mfite akaga. Dawe nawe ndagukeje. Mbere ya Mpyisi arabizi twari inshuti kandi nawe yari inshuti nawe. Hanyuma Mpyisi ndamubaza nti kuki bakwise Mpyisi kandi uri umubyeyi mwiza? Nigizaga nkana, ariko nk'umushakashatsi nagombaga kubariza abandi. Hatoya ruta, ati ukaba umupfumu ntumenye ibyo? Ati data yari umupfumu, bayaga baraguza urugimbu bakaraguza inkoko. Na amateka ndimo kubabwira abadivantiste, ntago naje kubigisha kuraguza, n'ubundi n'abajyayo sijye bajyana. Hanyuma ati bakaraguza inkoko, bakaraguza urugimbu, bakaraguza iki. Igitaramo cyaryoshye rero ubwo twataraga. Nimukomere Mpyisi amashyi. Ahantu hapfuye umuntu abantu bagaseka batyo, ubwo rero ntiyapfuye turimo. Ati bakaraguza urugimbu, bakaraguza inkoko. Ntago mbabeshya, murebe igitaramo twagiranye kuri YouTube yanjye yitwa Muganga Rutangarwamaboko, biriho uko mbivuze. Ati noneho nkareba data abwira urugimbu, abwira inkoko, ati kandi ibyo bibwiye bikaba, ati nkavuga ngo nanjye ibi bintu nzabigira. Ati ikibazo nakuze amadini yaraje arantwara yo kavuna umuheto, agatuka idini ari muntu kuri tukase kandi uriri muri pastor. Aje genda agapfumuwe katazi no gupfumura, akabivuga gutyo. Ati noneho rero kuko wacu babyariraga impfusha, abana babyara bagahora bapfa, noneho bagiye kuraguza ndengurira ibyarengeyeho ntabona. Urabona iki wowe ureba iby'Imana ibona ikabikubwira? Ni nayo mpamvu bavuga Imana yeze. Ati rero ubwo muhora mubyarira impfusha, aka kana kazavuka muzakimane, muzakita izina ry'agasimba, igisimba kibi, ndetse muzavuga Mpyisi iryana, maze urwo rupfu nzarebe ko rumutwara. Ati none subiyo basenze ntiyabumviye Mpyisi n'ubu sindiho. Mpyisi ntaramye. Muri abantu bakuru mwese muzankundire, musubize amaso inyuma murebe abantu biswe batyo ntabwo bigeze bakenyuka. Abantu bitwa ba Mpyisi, ba Gapyisi, ba Nyakabwa, ba Gasamunyiga, ba Nyagahene, ntabwo bapfa. Ntabwo, niba mbeshya musubize amaso inyuma muvuye muti cya gipfumu burya kirabeshya. Oya, ngo abanyarwanda ubwo ntibari bafite Imana. Ibyo Mpyisi yarabizi, yamenyaga ibintu akamenya n'ibindi. Kandi burya n'abasoma Bibiliya ntimukibeshye. Muri Bibiliya mufite haranditse ngo Imana nijya kubara abantu izahamagara naka, wibu naka, wavutse mu gihe kiniki. Mpyisi niyapfa icyo gihe cyangwa ababyeyi be, ijuru muvuga yari kuba ririmo, kuko atarigiyemo rero.
aribamo kuva kera. Nta rindi ijuru udafite mu mutima wawe. Tegereza, simbujije. Mpyisi uri imfura cyane, ijuru warigeze mu kera. Mpyisi rero agakunda umuco, agakunda u Rwanda, kuko igihe cy'umugogo wa Kigeli yari nyiri umupfu rwose. Ariko rero umwami ntapfa, yari nyiri umugogo. Akoranya abahindiro bose, yewe we. Ubu nakenyeye noneho rero. Nashatse gukenyera ko icyo gihe nige bakenyeraga giye nyine mu birori. Muganura hehe, ubwo nkagenda dore wa mupfumu ngo waraje n'impuzu ni iki byose. Noneho iyo gihe nyene nambaye agakote ndavuga ntereka ntajya kuba igishungero ku rupfu kwitabarizwa ry'umwami. Angeze yo nsanga abahindiro bagagaje n'imikenyero myiza cyane, umweru n'umukara, umweru. Mukomera amashyi Mpyisi, ni mukomera amashyi Mpyisi. Mpyisi ngo yarababwiye ati mwambare neza, mukenyere uko bakenyeraga kera, twagagaze duherekeze umwami wacu. Mpyisi twakuvuga iki se twa Gerard? Ariko Gerard mpamagaye mu wishyanga. Mpyisi we, wowe dusigaranye ibi bintu se muzabishobora wa mugani? Mpyisi adusize mu ruharo runini, aragiye igishyitsi kitazigera gihigikwa, ashyizwe mu ikome rimwe twota tugasusuruka. N'ubu turasusurutse. Ndamukeje rero nkasoza nsaba ngo Imana y'u Rwanda idufashe, wa mutima wari muri Mpyisi ubwo tumuterekera ubu tumwibuka ngaho abumvira hafi. Kandi ngo mushaka gucukumbura mukamenya da, aterekwe mu mitima yacu. Umutima yagiraga, urukundo yagiraga, ubuntu yagiraga, gukunda igihugu yagiraga, ubutwari yagiraga, kudahemuka yagira. Baravuga ngo nanga amadini, ngo nanga abanyamadini. Iyaba abanyamadini bose bameraga nka Mpyisi we, ko naba ngize amahirwe. Bari hese kuba mwamwanya nawe kuyirirwa gatukana nabo. Ariko rero burya Imana ntizabura bayo. Nimureke uru rupfu rwa Mpyisi rudutere kumwigiraho kurushaho, kuko burya icyo utunze ntumenya agaciro kacyo. Ariko iyo kigiye uza abantu ntibatagiye kubyumva. Nubwo tuvuga ngo turataramye, ariko ntihabura urira. Ati jewe baranambuza no kurira, nizi by'ubuzima bwo mu mutwe. Abantu nibarira nabo mujye mubareka. Umuntu navuga akababaruke mujye mumureka. Burya aba yarataracuka, yashakaga gukomeza kwiyongera. Gucutsa imwana imburagihe nabyo biteza akaga. Maze rero reka noyeye wataramira ibya Mpyisi ntabwo yabivamo, kandi sijye nyine ukumuvuga. Ariko inshuti yikura ku nzira, iyaba n'abandi twajyaga duhura dutyo. Ibi rero u Rwanda ruzabizirikane, kandi ruzabizirikana kuko jye bibabwira ndi umunyamateka, no kuvuga ko ntazabura kwandika amateka ya Mpyisi. Niyo abandi batayandika jye nzayandika. Nabwiye umuhungu we Mpyisi kugira ngo ibifatirwa abanyamakuru mu bifata, mwe kubifata ngo mugende mwitwikire mwimanukire. Hadutse abahungu batwika, no mu rupfu rwa Mpyisi bagatwika. Oya, mu bifate gishakashatsi kuko ibi bintu tuzabikenera. Aya majwi y'aba bantu bakuru, abakomeye n'aboroheje, bizagaragaza uwo Mpyisi yariwe. N'abatageza ahangaha bazamwigiraho byinshi. Na bamwe bavuga ngo nivuga butumwa, ubu butumwa rero bwavuzwe bwageze kure. Kandi ndumva nta bundi burenze ubu. Ijuru ritari iryo ntabwo ndize. Nimwishyuke rero bene Imana. Unduru no mu ntambara dutaramira umubyeyi wacu, tumutuze mu mitima yacu. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.